Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashyize mu nshingano Nelly Mukazayire nka Minisitiri mushya wa Siporo. Nelly Mukazayire yasimbuye Engineer Richard Nyirishema wari umaze kubura umwanya amezi 4, aho yasimbuye Ambasaderi Aurore Mimosa Munyangaju wari usanzwe ari Minisitiri wa Siporo. Uyu Engineer Nyirishema yahise agirwa umunyamabanga mukuru w'ikigo gishinzwe umutungo kamere w'amazi, dore ko hari ibyo yari asanzwe amenyereye. Dore ko uyu Engineer Nyirishema ari umu-engineer ukomeye mu by'amazi. Mu itangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe kuri uyu wa gatanu tariki 20 Ukuboza 2024 rigaragaza n'abandi bayobozi bagiye bashyirwa mu nshingano. Gusa kuri uyu munsi uwo tugiye kugarukaho ni Nelly Mukazayire wamaze kugirwa Minisitiri mushya wa Siporo, wamaze gushyirwa mu nshingano. Nelly Mukazayire yari asanzwe ari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Siporo kuva muri Nzeri uyu mwaka kugeza kuri uyu munsi yamaze kugirwa Minisitiri wa Siporo. Nelly Mukazayire yavutse mu mwaka w'1982, bivuze ko mu mwaka w'1994 ubwo habaga Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu nguyu yari afite imyaka 12, yari muto ku buryo atari gusobanukirwa neza ibiri kuba. Uyu nguyu nyina yabyukaga mu gitondo agiye gufatanya n'abandi bari gukora Jenoside yakorewe Abatutsi muri icyo gihe, ariko agasigara nawe na papa we ndetse n'abandi bavandimwe be babiri. Akibaza mama aba yagiye, ariko kubera yari mutoya cyane ntabwo yari kubyibazaho cyane. Uyu nguyu byaje gutinda atangira kumvisha ko mama yaba yarapfuye. Gusa mu mwaka w'1996 ubwo yarageze mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye nibwo yamenye ukuri kose. Mugenzi we yamweretse inkuru mu kinyamakuru iri imyirondoro ye, amafoto ya mama we ndetse n'umuryango we wose. Inkuru umutwe wagira guti Interahamwe ruharwa zafashwe. Ibi ngibi Nelly Mukazayire yabashije kubyumvisha uko byamuteye ubwoba, dore ko yari inkuru yari yumvise akiri mutoya, ariko ibi byose nyuma yo kuba yashatse kumenya ukuri kwabyo. Guhera ubwo abandi bana batangiye kujya bamwinuba, bamwita umushinyaguzi, ariko biramubabaza bituma ashaka icyo gikomere kukikura. Yaganiriye na mama we amubaza ukuntu byose byagenze, nyina aramusobanurira abasha kubyakira, ariko ahita afata n'umwanzuro wo gushaka guhindura amateka ye kugira ngo icyaha kuko ari gatozi cyangwa kitazamukurikirana. Nelly Mukazayire ubwo twigaga ku nshuro ya 22 hari mu mwaka wa 2016 yavuze inkuru ye abwira abari bari aho ngaho bose, ariko ababwira inzira ye y'amagorane, abenshi kwihangana birabananira batangira gutamarira. Icyo gihe yari umuyobozi mukuru wungirije mu biro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ariko ahanga yari kuvuga uburyo umuntu wese yaba uwacitse ku icumu cyangwa umwana wakoze Jenoside bose banganya amahirwe mu gihugu. Ibyo akaba ari ikintu yishimira cyane kandi gituma akomeza kugira umuhate wo gukorera igihugu cye, yaba uwacitse ku icumu cyangwa se yaba uwakoze Jenoside. Abo bana bose banganya amahirwe angana, icyo usabwa no gukora cyane. Yitanzeho urugero agira ati ndi ikimenyetso kuko ubu mama wanjye arafunze azira ibyaha bya Jenoside, ari guhanirwa ubu ngubu akatiye burundu. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko ibyaha ari gatozi. Ibi yabivuze ashaka kwerekana ko abanyarwanda bahawe amahirwe angana mu Rwanda rushya. Nyirandegeya Mwamini Esperance, mama wa Nelly Mukazayire, ubu ngubu arafunze burundu azira ibyaha byo gukora Jenoside. Gusa nawe hari igihe atumvisha ibyo yakoze, dore ko igihe yaganiraga n'igihe yasutse amarira nawe atumva neza ibyo yakoze. Nelly Mukazayire avuga ko ibyaha nyine yakoze bitamutandukanye nawe, nubwo atabyishimira cyangwa se bitume amujya kure, dore ko ajya afata umwanya we n'abana be bakajya gusura nyina aho afungiye muri gereza ya Mageragere. Avuga ko ibyaha yakoze, icyaha ni gatozi, ariganirwa ibyaha yakoze kandi nawe ari mu nshingano ze. Niyo mpamvu rero ajya anyuzamo we n'umuryango we bakajya kumusura, dore ko nubwo yakoze ibyaha ariko n'ubundi bitamubuza kuba mama we. Nelly Mukazayire yavuze ko kuba yaravutse bwa kabiri cyangwa se born again byatumye agira imbaraga zo kubabarira, bituma yitandukanya n'icyaha
bituma yumva umutima we awuhaye amahoro, bituma akomeza gukorana imbaraga, itandukanya n'icyatuma umutima we utajya ku murongo. Neri rero yarize araminuza, abona akazi, akaba akomeje gukorera u Rwanda nk'umugore iteje imbere kandi uri mu nshingano zikomeye, dore ko anabikora neza kuko ni urugero ku bakobwa cyangwa se abagore. Mukazayire mu nama ya FIA yavugaga ku marushanwa ya Ferrari azabera mu Rwanda, yavuze icyo iyi amarushanwa azamarira u Rwanda, dore ko azateza imbere ubukerarugendo, dore ko ibingibi anabifitemo impamyabushobozi muri kaminuza y'ikirenga mu bijyanye n'ubukungu muri politiki ndetse n'ubukerarugendo. Yabwiye abari bari muri iyo nama. Neri Mukazayire rero si washyizwe mu nshingano na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, dore ko hari n'abandi bagiye bashyirwa mu myanya igiye itandukanye, ariko uyu munsi Neri Mukazayire niwe twashatse kugarukaho. Ndabashimira mwese twabanye muri kino kiganiro, nizere ko mukomeje gukunda ibiganiro byacu no kudukurikira, kandi mwakoze subscribe mukomeje kudukurikira. Imana ikomeze ibahe umugisha. Turi mu mpera z'umwaka, nizere ko uyu mwaka mugiye kuwusoza neza, mukawusoza amahoro kandi mukajyanirana ingamba umwaka utaha. Ndabashimira rero mwese, mukomeze mutwishimire, mwishimire ibiganiro byacu tubagezaho buri munsi. Imana ikomeze ibarinde, ndabakunda cyane.